mana yanjye nubwo bisibanyanga bamora yuko ndi inshuti ya Yesu uzame gushikama iteka ryose mwami kuko umenya ntibyankoze isoni mwami wanje nakuvaho nkajya hehe naragufashe sinzakurekura naho nabagiye gute. Turabasuhuje cyane tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Twakiriye umukunzi wacu Vava. Murabona umukobwa mwiza cyane ukeye umeze neza uri mu bisubizo by'Imana. Vava, karame uraho neza? muraho neza. Ni karibu kuri Sam TV. Murakoze cyane. Biragenda se? Biragenda. Ubukwe ni ryari se? Ubukwe buhe? Niko. Ubukwe buhe? Rero marambwira abantu ko nta bukwe buhari ntibakajya babona wenda nk'umuntu yatwitse wenda ashaka nko kumenyekanisha indirimbo ye runaka akaza agatwika kuko abantu batwika bitandukanye. Hari uvuga ati ngiye nkunda Juno baramubonye, hari uvuga ati bimeze gutya na gutya, rero umuntu ashobora gukora indirimbo akaza agatwika. Nakomeje mbwira abafanani rero uwo babona dukora indirimbo gutyo gusa ntabwo nzi umuryango we. Buri gihe umusura gukunda ateganya ko muzabana arakubwira ati uyu ni umuryango wanjye. Naho rero yari ntabyo yakubwiye byanze bikunze uhora ubuzi ko ari umuntu usanzwe uri gutwika igihe kizagera wa muriro ukazima. Nk'ibisanzwe rero ako karagaciyemo turakwakiriye. Murakoze. Vava, burya abakunzi ba Sam TV nubwo mutari mubizi burya Vava ni umunyamasengesho cyane. Vava kwa gatatu sina mazimisi nacaje mazimisi tajya gusenga. Imana ikubabarire ushyiremo agatege. Vava rero turamwakiriye kuri Sam TV. Vava twari twifuje ko yaza kugira ngo agire atubwirize atuganirize ijambo ry'Imana dusengere burya ngo ni n'umuririmbyi aturirimbire mbese kurimba atarimba gusenga nkasenga ariko kubwiriza umva ntabyo nzi. Kubwiriza ntabyo nzi rwose, kurimba niyo mpano yanjye, gusenga nabwo nta kibazo. Naho kubwiriza rero umuntu uvuga butumwa afite Bibiliya ntago wajya kwifata rero ngo uvuge ngo urapfa ngo kubwiriza nta byanditse. Ariko noneho gose ijambo rikunda kugufasha, ijambo wabwira abanyarwanda mbese hahandi nyine ukunda kujya gusenga, hari ibyiza wahabonye, hari iby'Imana yagusubije wasenze, hari iby'Imana yakoze, hari amateka yahindutse. Ijambo rikunda kumfasha ni ijambo rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Niryo jambo rikunda kumfasha cyane. Ushobozwa byose na Kristo. Hari irindi nanone rivuga ngo ugambirira gukora ibyiza ibibi bikagutanga imbere. Ayo magambo ko ari abiri. None se nkagana hese yanditse kugira ngo n'abadukurikiye. Ayo magambo niyo mpamvu navuze ngo nta Bibiliya nazanye. Buriya witondera amagambo yo muri Bibiliya kuko biba bishaka ngo ugaragaze aho aboneka, ugaragaze umurongo, ugaragaze mbese igice, umurongo wa mbere kugeza ku 25 se ugaragaze n'igice naho biboneka. Rero niyo mpamvu rero nanze kubyinjiramo cyane iby'ijambo. Ayo magambo ndayazi ko ajya mfasha ariko kanya nkaba ntazi ngo ni umurongo uyu n'uyu cyangwa se ni muri Zaburi cyangwa se ni muri Luka. Habizi neza byasaba aka kanya ko ndambura Bibiliya nkajya namenya ngo biboneka hehe. Nyine nkaba narayisetinzeho muri ngiye ariko ntazi ngo aboneka hehe. Ese Vava, abakristo muri iki gihe tugezemo iyo utabashije kuba ufite Bibiliya byibuze no muri telefone tuba dufite telefone ukaba ufitemo nka Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya yera. Ese no muri telefone nta Bibiliya nayo ufitemo? Muri telefone nta Bibiliya mfitemo. Uzayishake nabyo biba byiza. Bibiliya isanzwe yo mu rugo. Iyo ufite Bibiliya rero isanzwe yo mu rugo ntabwo ari ngombwa ngo ugire niyo muri telefone. Ariko bita gutora manu
ukafata biruka fomboza ujya ukunda gufomboza njyanora amanu ugomba kubijyamo rero neza noneho ukajya umenya noneho ku buryo ibintu bigenda neza ukamenya imirongo ukamenya icyo bisobanura ukamenya vava wacu ngaho rero gira tutaramire rero tutaramire. Hari indirimbo nanone nkunda haradusengera hari indirimbo bajya baririmba nkayikunda cyane ariko nzi igice kimwe gusa nzi igice kimwe gusa ikindi ntago nkizi ni indirimbo ivuga ngo kuko nawe ujya uyicuranga cyane ndayikunda ni indirimbo ivuga ngo sivuga ngo ukira ko numva nyibagiwemo iravuga ngo Yesu arakora nukuri arakora nubwo utari wasubizwa ariko Yesu arakora Yesu arakora nukuri arakora nubwo utari wasubizwa ariko Yesu arakora Yesu arakora ako karimbo ndagakunda cyane ariko ntago nkazi neza ariko ngira nanjye zanjye nyine zanjye z'Imana zinezeza uririmbira Imana ngaho turirimbire twumve indirimbo yawe wumva ukunda mu ndirimbo ya mbere njya nkunda ravuga ngo ndiho kandi abandi barapfuye ndavuga nkumva abandi ari ibiragi kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru aho niho ishimwe rye rizaba rinkwiye maze guhanagurwa amarira yose sinabura gushima ndiho kandi abandi barapfuye ndavuga nkumva abandi ari ibiragi kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru aho niho ishimwe rye rizaba rinkwiye maze guhanagurwa amarira yose sinabura gushima kandi nicyo cyatumye Pawulo na Sila birengagiza inkoni n'iminyururu bari bakubiswe maze baranezerwa bashimira Uwiteka ndiho kandi abandi barapfuye ndavuga nkumva abandi ari ibiragi kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru aho niho ishimwe rye rizaba rinkwiye maze guhanagurwa amarira yose sinabura gushima ndiho kandi abandi barapfuye ndavuga nkumva abandi ari ibiragi kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru aho niho ishimwe rye rizaba rinkwiye maze guhanagurwa amarira yose sinabura gushima urukundo ni ingenzi mu bintu Imana isaba nimuze tujye dukundana bavandimwe nibwo tuzashyikira ubwiza bw'Imana tuzibanire mu ijuru aho tuzahora tunezerewe urupfu ntiruzongera kwibuka tuzahora iteka mu munezero dusingiza Uwiteka ndiho kandi abandi
abandi barapfuye, ndavuga nkumva abandi ari ibiragi, kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro. Ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru, aho niho ishimwe rye rizaba rinkwiye, maze guhanagurwa amarira yose, sinabura gushima. Ndiho kandi abandi barapfuye, ndavuga nkumva abandi ari ibiragi, kandi n'amaturo nahaye Yesu nahabwa icyubahiro. Ubu ntegereje yuko azanjyana mu ijuru, aho niho ishimwe rye rizaba rinkwiye, maze guhanagurwa amarira yose, sinabura gushima. Wow. Uzi ko burya ufite impano, ufite impano ikomeye. None se nk'ubutumwa bwari bukubiye muri iyo ndirimbo, ni nk'ubuhe, ni nk'icyo wari ushatse? Ubutumwa mbese ukwiye kureba uko uri, ugashimira Imana uko uri, kuko hari abo mwabyirukanye ubu batakiriho, hari abatumva, hari abatabona. Rero we wagiriwe ubuntu, ukaba ufite ibyo byose kandi ukaba ukiriho, ugomba gushimira Imana ibyo yakoze, kandi ugashimira Imana uko uri, apana kwifuza, ukanyurwa n'uko uri, mbese ukanashimira Imana uko uri. Hari umugabo dusengana, umusaza watanze ubuhamya unaririmba, yaravuze ati ariko Mana, abantu bagiye batanga ubuhamya nkumva rwose baramvunye, baranangerageje, ngo kumva ngo umuntu ngo njyewe ngo nararyamye, ngo njyewe ngo narabyutse, ngo mitango mbona ngo mama wanje ngo ari mu rugo. Ugomba gushima Imana ko yakurinze, kandi ugashima Imana ko ugihumeka. Baravuga ngo njyewe ngo nararyamye ngo ndyamira ukuboko, baravuga ngo njyewe ngo naragiye ngo ndanyerera. Hari amashimwe tugomba guhora dushimira Imana yuko duhumeka. Amen. Niba uzi ko nta hantu ushobora kujya gupimisha umwuka ku kiro, ukaba uzi ko utajya kuwugura, hagaciro wa wundi wagize gute oguhaye. Hari igihe abantu bajya bakiyemera ngo ngiye ngo narize, ngo umuntu ngo arakomeye. Hakomeye Uwiteka wenyine gusa. Waba warize, waba utarize, twese duhabwa umwuka n'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Rero nta muntu usumba undi, nta muntu usumba undi. Nkunda perezida cyane, nzabivuga kugeza mpfuye, we bizarya bizamurya zanungunike. Ajya avuga ngo buri wese abe ku rugero rwe, ntihagire uwifuza ubuzima bwa mugenzi we. Iryo jambo rirasa n'iry'Uwiteka Imana. Rero icyubahiro cyawe ni icyawe, birakureba. N'icyubahiro cy'undi uri hasi ni icye, biramureba. Mwubahe, ahubwo usingize nyir'ijuru n'isi waduhaye umwuka duhumeka, tugashobora kubona mu madepo, tugashobora kubona mu makenkayori, tugashobora kwigurira ku kirongo ngo uwihereze igihe ububuze. Ayo niyo mashimwe dukwiye gushimira Imana, tuvuga gusingiza Imana. Ndiho kandi abandi barapfuye, nawe uba warapfuye, ariko aka kanya ufite amahirwe ya kabiri kuba ugihumeka. kandi indirimbo y'abadive, amahirwe ya kabiri twarayahawe, reka tuyakoreshe icyo twayaherewe. Amahirwe ya kabiri twarayahawe, reka tuyakoreshe icyo twayaherewe. Rero hari amahirwe Imana yaguhaye, uracyahumeka. Hari abo mwiganaga bapfuye, hari abikubitaga hasi barwaye ibicuri, wowe urize, urarangije, uratsinze. N'ubushobozi bwawe se Vava se we yarayoboye kwiga? Vava we ntiyari kwiga bikamubera? Kuba warize wibikandagiza mwene so, kuba warize ni muhe Imana yakugiriye. Kandi twibuke ko ibintu byose ku isi ari zero, birangirana no kubaho kwa muntu. Iyi Imana ivuze ngo iminsi 300 cyangwa se imyaka 30 cyangwa se imyaka 70 cyangwa se imyaka 100 irarangiye. Ntago kuba narize, kuba ndigabo bikubeshaho, biba birangiye. Rero tugomba gushimira Imana uko turi, kuko nuko yaturemye, kandi ntidushobora kwinyagambura, kandi tugashimira Imana ibyo yakoze. Amen. Nuko turataramye rero, turataramye. Baba uranunguye, najya nkubona ngabanditse baba burya yego komana, urashoboye pe. Ngongere udutaramire, uturirimbira kandi karirimba ukunda, twumve dutaramira abanyarwanda. Hariho ibimbabaza
nkashavura cyane nkumva nacitse intege nabuze amahoro nkayabuzwa n'abo dukora n'umurimo ngasuhuza umutima nkabura iyo ngana nkumva nakwiyahura ngo mbure ubuzima munga imiruha n'imihati mpura nabyo nkabona ko atari byo byamara ibibazo ngatakambira Imana n'Imana nshoboza dore nta mbaraga mfite zaneshereza ngwino umara agahinda kanyuzuye umutima ngwino umara agahinda kanyuzuye umutima iyi si yaranyobe yashuti bagenzi nta mukiranutsi ndetse nta n'umupagani kuko iyo ndebye imirimo bose bakora sanga ntatanduka n'irori yirimo ubura umupagani ukageragezwa abo mwasangiraga bakakunaniza ukabura amahoro kandi uyakeneye waba ugeze mu kuri naho bikaba uko ukabuzwa amahoro n'abo banyakuri abo wiringiraga bakabinyamaswa abo wiringiraga bakabinyamaswa dore ingaruka zabyo se ziregereje kuko nta kintu na kimwe kibagirana ibyo ukora wibwira ko atari amakosa umusunguza bibo nari nk'umusozi nta buhungiro na mba uzaba ugifite dore urupfu narwo ruragutegereje niba utisubiyeho ubuze ubugingo Mana yacu tabara iyi si turimo dore imfubyi n'abapfa kazi bararira ngwino urenganura buze kirengera ngwino urenganura buze kirengera dore ingaruka zabyo se ziregereje kuko nta kintu na kimwe kibagirana ibyo ukora wibwira ko atari amakosa umusunguza bibo nari nk'umusozi nta buhungiro na mba uzaba ugifite dore urupfu narwo ruragutegereje niba utisubiyeho ubuze ubugingo Mana yacu tabara iyi si turimo dore imfubyi n'abapfa kazi bararira ngwino urenganura buze kirengera ngwino urenganura buze kirengera amen 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 Imana nizirenganura abantu babuze kirengera nizibarenganure ni nayo ni yawe ni yanjye iyo niyo kuva no mu bwana najyaga nyiririmba hari umuntu umaze kumbwira ngo ntago nize birambabaza Samu kuba ntarize ntago ari ibyanturutseho nanjye numvaga nakiga nkarangiza ariko Yesu ashimwe kuko nakandagiye mu ishuri aka kanya kaba ntunguza impano y'ibihumbi 100 nkabasha kumenya ngo nisha nkabasha kumenya ngo ninkuraho 10 harasigara 90 ndamushimira cyane nubwo abisi nyine hari indirimbo nayo yindi najyaga nkunda kurimba ngo Mana yanjye nubwo abisi banyanga bamora yuko ndi inshuti ya Yesu uzame gushikama iteka ryose mwami kuko umenya ntibyankoze isoni mwami wanje nakuvaho nkajya hehe naragufashe sinzakurekura naho nabagiye gute mbagara sinzakurekura sinibeshye mwami wanje nakuvaho nkajya hehe naragufashe sinzakurekura naho nabagiye gute mbagara sinzakurekura sinibeshye arabiyita abanyabwenge mwami benshi barwaye imitima na kanseri abandi barwaye amadiyabete Mana
ubundi nde munyabwenge mwami wanjye nakuvaho nkajya hehe naragufashe sinzakurekura naho naba ngiye gute mbagara sinzakurekura sinibeshye. Izo ndirimbo zose narazikundaga. Noneho hari ukuntu bakora igitaramo abize ngo ni soro barabizi nge ntago nize kandi kuba narize samu n'ukuri nta soni bintera nta n'ibimwaro bintera imbere y'Uwiteka kuko yangize uko ashaka kose ubwo numva nta kimwaro binteye kandi numva nta n'isoni mfite kuba narize numva nta soni mfite numva nta n'ipfunwe pe ngira kuko nuko yashimye ko mbaho. Ubwo rero twakora igitaramo twamara gukora igitaramo abandi bana bagasaba amasoro nanjye nkasaba soro rero nkaririmba mwiyo ndirimbo niya kera nyine mbese mu bwana bwanjye niyo natangiriye kuko naririmbye muri korali y'abana mva muri korali y'abana njya mu y'urubyiruko. Ubwo rero iyo ndirimbo niyo naririmbaga mu bitaramo iyo bampaga akanya kanjye nyine niyo naririmbaga. Impano yatangiye kera yatangiye kera nkajya imbere ya ku murenge imbere y'abayobozi nyine baje gutwereka abadepite bashyashya nkaririmba. Niyo mpamvu umuntu yavuze ngo we ngo uri igipfamatwi ngo ntago wize ngo ntuzi no kwandika birambabaza. Ukareba n'ahantu hose Imana yagiye gucisha. Yesu yaranyandikiye anyandikira urwandiko runini umwana w'umuntu atayi kunyandikira. Amenya yuko niri ubusa umwana w'umuntu yabikumenyera Samo. Amenya ko naburaye umwana w'umuntu yabikumenyera. Umuryango wabikumenyera. Wenyine rero ajya areba abana b'abantu akabareba bose akavuga ati uyu mu mutwe we ni zero kuko atarebera ku buranga ntarebera iwabo bakize ntarebera ubushongore we agavuga ngo nzakugirira neza agomba kukugirira neza. Rero igihe cyose uzaba wicaye uzi ko wize ntugakomeretse mugenzi wawe ngo ntiyize wowe wize se umaze iki. Hani igihe ushobora kuba ubundi abanyabwenge n'abaswa bose baratungana niko tubizi kimwe nkuko agaharya ngo n'aganyamaswa gato gatunga kanini akanyamaswa gato yagatunga kanini. Ubwo rero ibintu byose ni magirirane. Ubwo rero njyewe nimba hari ikintu kijya kimbera igikomere n'abavandimwe banjye barabizi nta muntu ujya unyibutsa ko ntize nta n'umuntu shaho yunyuze injiji birambabaza mbona nabyivugira ntabwo urinjije mbona nabyivugira ariko iyo uvuze ati wowe ntiwizuri nkanagira bitabo ntabwo uzi gusoma no kwandika ntatekereza kongera ku cyapa nkamenya ko iki kirangiza Rusisi nta office mfite nukuri nta niyo nkeneye pe urumva ariko kuba mbasha kumenya ngo ibi ni 200,000 kuba mbasha kwigira mu isoko nkabasha kugura inka nkavuga ngo inka nyiguze 500 navuye mu rugo nabimaze nageze no mu isoko basanga ntari umuswa nibeye mbihera Imana iki icyubahiro. Kandi nanone twatangiriye ku ijambo rivuga ngo shimira Imana ukuri waba uri hejuru ibyo birakureba urumva waba uri hasi ihangane ariko ushimira Imana ukuri kuko twese tuba twarabaye bakire ariko ntibyakunze twese tuba twarize ariko ntago byakunze ra amashuri yawe ntago waza kuyakandagiza vava. None se tugaruke ku mpano yawe impano yawe wundi ko numva kuva kera wazihimbye kera ukiri mutoya none se amagambo akomeye gutyo wayakuraga hehe? Amagambo akomeye hari igihe uca nko mu buzima bwawe ubundi ukabona mbese wakora indirimbo bikakorohera. Ubundi ngiye nkunda gukora indirimbo ndebeye ku kintu gihari. Urabona nk'indirimbo ya FPR abantu benshi bavuzeho muri iyi minsi. Iriya ndirimbo ya FPR nayikoze nshingiye ku bikorwa FPR ikora. Umuryango wa FPR mbese inkotanyi zose muri rusange n'abantu bagize ibikorwa byiza byo kubakira abatishoboye mbese imihanda amashuri amavuriro bagiye bakora ibikorwa byinshi by'ubutabazi. Nkaba navuga ngo FPR ibyiringiro by'abanyarwanda FPR igisubizo cy'abanyarwanda. Nimba hari abantu batanu bari kuvuga ngo Imana ishimwe ko yadoye igihugu cyiza Imana ishimwe ku bwaziriya ngabo twebwe iwacu basirikare bagiye baza bakabumbira abantu amatafari ntago bigeze batwubakira iwacu ariko narabibonye mu baturanyi bakabumbira abantu amatafari bakazara amasima bakazara amabati inzu bakayuzuza icyumweru ubwo rero urumva nimvuga ngo FPR ibyiringiro by'abanyarwanda ba bantu 20 bararaga banyagirwa akakanya bakaba batari kunyagirwa tuzahuza
tuzahuza cyane rwose tuzahuza kuko bazavuga ati koko FPR ni ibyiringiro by'abanyarwanda FPR ni igisubizo cy'iki cy'abanyarwanda ubwo rongeye nkunda gukora indirimbo ndebeye ku kintu gihari mfitiye iki igihamya cyane ntabwo njya gukora indirimbo z'ibihuhwa ngo njya gukora indirimbo z'ibintu bitabaho ngo nagatwiko nkora indirimbo ku kintu mbese kiri kuvugwa muri iyo minsi gifitiwe n'iki n'igihamya rero nanjye kuri iyo ndirimbo mbajije ku mpano yanjye mfite umurumunange yo kwa data wacu ubu ni ikiragi kandi twarabyirukanye tubyirukana yiga barabavuga ngo barize ntacyo wize yaravugaga si icyo gihe ntacyo wize icyo wize ni ukubana n'abantu amahoro icyo wize ni ubumwe naho icyongereza n'imibare itanafite gahunda ntacyo bimaze yaravugaga aniga afite n'ubwenge ariko aka kanya ni ikiragi ntago yumva ntago yaba ari kumugezi ngo umuhamagare yumve niyo mpamvu rero navuze ngo ndiho kandi abandi barapfuye abana benshi barapfuye mu ntambara barabica umwe yagiraga gutya bakamutuma kwa nyirakuru ntagaruke undi akagira gutya akambuka uruzi agiye hakubye uruzi rukamutwara undi akagira gutya akajya koga nk'abo twiganaga akajya mu kivu yize igitondo bakajya kuvoma saa 4 akajya kuvoma ku kivu bakajya koga abanyeshuri ntagaruke rero ndiho kandi abandi barapfuye ndavuga numva murumuna wanjye ari iki ari ikiragi ubwo rero umugani wuriya musaza twasenganye kuza kubwira Imana ngo Mana ngushimwe ngo kuko natsinze kaminuza wayitsinze nyine ariko wibuke ko umugenga w'ibihe byose ari iki n'ubuzima shimira Imana ukuri shimira Imana kuriho kuko hari umanitse aka kanya utari kubasha kurya hari uwo bari kubwira ko afite kanseri mu mugongo baramuca mu mugongo gute n'ugupfa rero nimba aka kanya wari ukaburi guhumeka umwuka bazima ni amashimwe manini nishimwe rinini imbere y'iki y'Uwiteka ko buriho abandi barapfuye nishimwe rinini imbere y'Imana naho rero impano yanjye yagendaga ivireba ku ibyo byose Imana ishimwe yagukomeza rero hari abantu bajya bavuga ngo vava ngo ntago ngo yize ngo nta bwenge agira nasubiza amaso inyuma nkabona ndabufite hoyira bufite vava kuko nimba umuntu utamutunze ntuzavuge ko nta bwenge agira oya vava oya nawe ntugatekereze gutyo yari iyo ngiye abari imitego satana abari kugutega yasubije amaso inyuma mbona nta n'umuntu ndusha ubwenge ahubwo ntibikaguca intege nese hari ubukurusha nyine ibyo ntibikaguca intege kuko nimba nshobora kwicara nkavuga ngo ibi 100 biravahe ntatekereje kubisaba wawe ndi wize kandi ukabishaka ukabibona kandi nkabibona urumva rero ngomba gushimira Imana ubwo bwenge ni atari bava rero turirimbire rero kandi karirimbo wongere dutaramire nka tubiri turirimbire twongere dutarame nanone dushyire mu yandi mavuta uri kuririmba tugafashwa cyane njye nafashijwe pe nafashijwe cyane umugabo umwe yashatse akazi agiye kugasaba bamuhaye egizamine ngo barebe uko yitwara baramugerageza bamuhaye ibimasi 10 ngo atangiremo kimwe agifatemo umugabo umwe yashatse akazi agiye kugasaba bamuhaye egizamine ngo barebe uko yitwara baramugerageza bamuhaye ibimasi 10 ngo atangiremo kimwe agifatemo icyambere cyishariruka n'icya kabiri bibuko abura byose kubwo gutinya kwe hari icyo byatwigisha mu mibereho yacu yaragamije ntiyakibonye kuko yagize ubwoba icyambere cyishariruka n'icya kabiri bibuko abura byose kubwo gutinya kwe hari icyo byatwigisha mu mibereho yacu yaragamije ntiyakibonye kuko yagize ubwoba ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi n'isengesho ryiza mu mirimo dukora ibibazo ni byinshi tugomba kukwiyambaza bikatunanira akabikora ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi n'isengesho ryiza mu mirimo dukora
ibibazo n'ibyishimo tugomba kumwiyambaza ibyatunaniye akabikora. Icyambere cyishariruka nicya kabiri bibuko abura byose kubwo gutinya kwe. Hari icyo byatwigisha mu mibereho yacu, icyo yaragamije ntiyakibonye kuko yagize ubwoba. Icyambere cyishariruka nicya kabiri bibuko abura byose kubwo gutinya kwe. Hari icyo byatwigisha mu mibereho yaragamije ntiyakibonye kuko yagize ubwoba. Yesu ashobora byose, tujye tumwiyambaza, ntidutegereze gutsinda ejo ahubwo dutsinda none. Ejo si umunsi wacu bagenzi, twihane. Yesu ashobora byose, tujye tumwiyambaza, ntidutegereze gutsinda ejo ahubwo dutsinda none. Ejo si umunsi wacu bagenzi, twihane. Icyambere cyishariruka nicya kabiri bibuko abura byose kubwo gutinya kwe. Hari icyo byatwigisha mu mibereho yacu, icyo yaragamije ntiyakibonye kuko yagize ubwoba. Amen, 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 amen. Vava, turagushimiye cyane rero. Murakoze cyane. Wakoze cyane kuza gutaramana natwe, wakoze kuza kudutaramira, uratunejeje, tubwiye ijambo ry'Imana, uduhaye ubuhamya. Mbese ubutaha uzagarukana na sheri wawe. Umunsi waje wenyine, ubutaha rwose uzagarukana na sheri wawe. Muze mudutaramire, numvise nawe ngo ari umuririmbyi. Mwese muri abaririmbyi rero, n'abantu muzaze mudutaramire, mutuganirize. Tuzabataramira nta kibazo. Kandi rwose ni vuba aha, abakunzi bacu badutegereze vuba aha buriya. Reka tubisengere Imana bigende neza. Ngaho dusengere rero, dusenge kugira ngo dusoze twibutsa abakunzi bacu bakore share. Mbese ngaho ni karibu mu isengero. Murakoze cyane. Turagushimiye mwami w'abami, reka utweze uko watubonye kose muri uyu mugoroba, mu masaha ashyira igicamunsi. Data, hari uko watubonye, aho wambonye mu mujinya umbabarire mubyeyi, aho wambonye mu mpaka n'intonganya umbabarire, maze ureke mva hera ngera hera cyane. Urakoze rero nyaguhora ku ngoma, urakoze mwami w'abami. Ijambo ryawe rivuga ko Data utanga umunyabyaha ahubwo wanga icyaha. Niyo mpamvu natuye kugira ngo nzi imbere y'ubwiza bwawe. Duhe inshuti z'umugisha, turinde inshuti z'umuvumo mu izina rya Yesu. Garagaza ukuri kwawe kujya gusimbura ikinyoma. Izi nkuru dukora za buri munsi zivanzemo udutwiko, ujye uzisobanura kuko ari wowe ushobora byose. Uri umwami w'abami, nta kijya kikunanira. Ngaho rero Data, uyu mwana wawe muhereza umugisha wawe. Urakoze nyaguhora ku ngoma rero, urakoze mwami w'abami. Ariko aho uri mu gihugu cyo mu ijuru ndakubashye, kandi Data ngushimira amahoro wahaye abanyarwanda. Nongeye gusengera igihugu cy'u Rwanda, nkasengera na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka umugire neza Data, we mugenga ibihe byose, amatora nagenda neza tuzagushima. Ibindi bihugu bihorana iminigo, bigahora birwana, bigahora bihunga, ariko ndagushimira ku myaka hafi 29 hari ibitangaza wakoze mu Rwanda. Urubyiruko twabyirukiye ahabona, turagushima cyane. Hari icyo wakoze Mana y'u Rwanda, yirirwa ahandi ugataha i Rwanda. Hari icyo wakoze rero, tugirire neza. Dusabye umugisha wawe, dusabye igihugu cy'amahoro, dusabye gupagasa bigakunda, dusabye amahoro yawe. Data ushimwe kuko watanze uburenganzira bwa muntu. Urakoze nyaguhora ku ngoma rero, hereza Samu umugisha wawe, Vava umuhereza umugisha wawe, ineza yawe imwomeho, maraso ya Yesu amutwikire. Data, imigisha wasezanije bagukunda n'abagukomotseho niyo dusabye muri aya masaha, mbyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Amen. 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 Urakoze cyane.